Ikihe gice cyo ku mubiri wawe wakoresheje kikakwinjiriza amafaranga cye kikaguha uburyo bwo kubaho? Hagati y'amaguru yanjye. Hehe? Hagati y'amaguru yanjye. Gute se wabigejeje gute? Ntabwo uri kubibona we? Ndi mwiza, nduzuye. Uruzuye? Yeah. Aha. Umuntu ubaye ubutumwa butangaje ko no gushima no kunenga aragira ati nimugera mu gushima no kunenga munenga umuvandimwe wanjye. Urumva we bwite muntu ejo napfushije umwana mwihangane ndamuhamagara ngo amfashe aransubiza ngo asigaranye ibihumbi 100 gusa yo kugura tike ya Rayon Sport ngo ntacyo yamfasha ngo amasanduku ataraza barashyinguraga tinitwa JMV ndi Musave bamusabye akaduha numero ye tukamuvugira imuvandimwe wese ariko mama ya JMV ako kantu kakatewogera ukambira subiramo iyo nkuru yo muntu. Brothers, byadusaba iki nk'abagabo b'abanyarwanda n'abasore b'abanyarwanda, byadusaba iki kugira ngo tugurire umukobwa wacu Shaddy, umukecuru wacu tumugurire imodoka nawe? Ndababajije byadusaba iki ngo natwe twiteranye nk'abagabo twakunze Shaddy, nk'abagabo tumukunda, natwe tuvuga ati byo urazi, natwe abakobwa batazatumenyera ko abanyarwanda abagabo b'abanyarwanda tutashobora kugurira umukobwa imodoka, byibuze tuyiteranye tugurire Shaddy imodoka. Nubwo ntavuze ko Shaddy batagira imodoka cyangwa atagira inzu, ntabyo nzi, ariko byadusaba iki mu maboko yacu nk'abagabo ngo natwe tuyimugurire mu izina ry'Imana, kubera ukuntu Shaddy abagabo tumukunda murabyumva uti. Njyewe simbabeshe nchizo miliyoni, niba namwe abagabo niba muri tayari mumbwire dukore groupe, mumbwire dukore website dushira amafaranga abagabo 200, abagabo 200 gusa, miliyoni ba Shaddy nawe tuwe tumugura imodoka nziza, none abe proud avuga ati n'abagabo b'abanyarwanda bayinguriye, none abagabo bose b'abanyarwanda bankunda. Murabyumva ute? Nubwo ntavuze ko Shaddy yabintumye, nubwo ntavuze ko Shaddy batagira inzu cyangwa atagira imodoka, ntabyo nsibyo, sijya kuvuga ibyo ntazi, ariko murabyumva ute tugurira mukecuru ngiye uburyo mbalo yo kuri Shaddy, uburyo ngiye nkundura mukecuru, yemba numva mane mbita numva ishyari nyine, ngiye mbita numva mugira ishyari, iya mbita numva ngize ishyari bro, mwamba bari Abantu bambangamira kuri nosi, abantu bakunda gukorakora abantu mukunda gukorakora abantu, Imana izabahana. Kuki ubundi ndakwiyeho umuco wo gutanga ukaboko? Abantu baragufata bakakuhobera akatanya kugukorakora. Mwarerewe he? Mwarezwe nande? Abantu Mana yanjye numbona cyangwa umuntu wese uzigera ahura nanjye, please nukankoreho. Please stay away from me. Please nukankure hujyo ukunda the personal space. None hari abandi bakwicara uruhande, wenda tureke ibyo kwicara uruhande. Hari abantu barya basakuza, Mana yanjye ukumva arya avuga nyine ngo kwa kundi ngo kubaho kuri ino si biragoye, nkomeje kugorana, ariko wenda ibyo byo kurya hari abatabihindura akwintu by'abantu mukorakorana. Please mwikosore, naho bizabageza gukorakora ku bantu. Nimba uhuye n'umuntu uzi ko mutaziranye, muha akaboko, nabwo akaboko nako izo bacteria zose umuntu aba yivanga. Anyways, please at least akaduhere ku kaboko. Ibintu byo guhura n'umuntu bwa mbere tumuhobera
ntabwo ari imico myiza. Please give us our personal space. Nanga abantu ba Hello guys, get ready with me to go out with my friend. Actually, this is the first time I'm gonna do this. I'm gonna do get ready with me. I feel a little bit nervous, but if the I have to do it. So this is the shoes I'm gonna be wearing, and this is nigisubireti. I actually don't know how they call it in English, but nigisubireti, and nonishakoshi. I always take this out, but who cares? No one. Yeah. So I'm actually gonna do my makeup, and I have to do the makeup out of the camera. Yeah, see you soon. So kunguku niko makeup ijisa. Let me show you the final look. So guys, this is the final look. I have been drinking water. Washatse kuvuga iki? I have a belief no kuvuga ngo shaka ahantu wororera ariko hafite icyo bita security kugira ngo agace katatwaye inkoko zawe. Agenze ntutaruke Shekina inkuru ndayikurekeye. Bige. Oya reka Shekina ivuge. Ukuntu byagenze, ukuntu byatangiye. Mwese munyutinge. Iyo munyutinze birabiha pe. Nitumyutinge. Twaje kuri pano nyine turi kuva nyine terastre uri mu urabona wacu umva twabashuti nyine dukomeza gutya. Nashize iminsi bari buze. Mora live ari mu gitondo turi muri studio kubona tubona umuntu araje aravuze ngo ndi sister wa Giti Mujiji network ngo yarayapfuye ngo bamwishe. Bro turahangayika turahamagara turandika umwana atwihoreye kandi yari yapfuye no suruva yarakwihoreye. Ukinajya uvuga ko yarari no kuri live ariko atavuga. Yapfuye. Nico nagiye kuyashekira. Shekina inkuru uri kuyivuga nabi pe. Ntabwo wagiye parshi wavugiye hasi man. Cyangwa ndenyifuza. Gatfire shivuga ego yes. Cyangwa ndenyifuza. Oya yivuge ariko yivuge neza nyine uko byagiye. Uri kumushyiramo umwengo batamwumva nabi. Ari yaratereka nje nyikubwira ukuntu byagenze. Gorora ntago ajya apfa kubeshya. Gorora ntushyiremo impuhwe pe. Ego ko mwezi ariko ngenda bivuga uko biri none nkiremo n'akantu k'umunyu n'urusenda. Ego kadakabije kadakabije nanjye naza kubyuka mfite grippe gikata. Twararwaye na nyuma ya biriya bintu twararwaye. Bagirwa nyuma ya biriya bintu byabaye ukuntu nari twararwaye. Ko nari mfemba. Nari mfesha. Nanjye nagize ubukene muri iriya minsi pe. Nose ko biteye ubwo. Mwana duteye nawe niba bikubwira witegure no kwandika. Mwana yaraduheneye. Kizakubaho. Mbere yo kuvuga ino nkuru ndikumva nge nabanza ngasenga nkatsindagira nkapfuza Rapfuza rapfuza iki? Gende no kunywa amazi y'umugisha atutse ikibeho. Mbere yuko bivuga ndasenze mu izina rya Yesu katika jina Yesu bisubire kuri back to the center. Katika mwangi. God forbid. Ngavuga. Ukuntu byagenze ariya rero. Aba bashekina baba bari kuri live nge nago nari mari. Aha. Ngo babona message umuntu aranditse hano gutya muri comment ngo ni sister ngo wanuza nyine wa confiance. Ngo yapfuye urumva Shekina nako Glory no byaje bifi Glory oui vuga ko ayo mazina yo kuvuga ya confiance ariyo mazina ye bwite. Okay Ikindi bitango only one ngo okay only one ni byo yitwa kuri Instagram sasa hano yitwa Alice. I'm proud yo kumuvuga yego hano ngo yitwa Alice kabisa ashobora kuba avukana na undi yaturutse inama y'abanyinshi nyinshi n'ibikeri. Glory yakomeza byari bishyushye hano kuri TikTok ngo yitwa Alice harimo n'utuntu
tw'utu butterfly dusubururu n'udutima Arise wa undi wigeze gusererana ni harya serereye na West niba ari nande urumva noneho araza ngo muri comment nyine haza umubebe witwa Kelly si Kelly harya ngarandika muri comment ngo ni sister ngo Alice ngo yapfuye urumva gusa yamaze kubyandika uko nguko Alice hari indi live yarariho atari yingiye nyine abantu bashikina babyibazaho na nuriya mamiji yari ahari sasa aranyimvayitinga nza kuri live irengagije tujya nka tutabibonye arongera arandika ngo haje ngo arapfuye nijoro ngo muze nyine kumutabara ikindi biki urumva hashize umwanya batangira kubona ngo amafoto ngo Alice yapfuye bapostinga ngo rest in peace nanjye ndahahamuka ndavuga reka nze kuri live wasanga bafite amakuru ahagije kuri ibi bintu byabaye urumva yego ndi kumva gushaka inkuru de kati babarawe ngo ndumva ngo Alice yapfuye ndibaza se umwana yapfuye gute bro turagenda tugira impuhwe turatangira dukora iperereza dore ko twigeze ribi idashinganye mwari mushoboye mwahise mumpuruza bro dushaka inkuru tugenda duhuzahuza utuntu bro turahamagara abantu bose turahamagara umwana anga kutwitaba haza Kevin noneho aratubwira ngo kari kugira ubwoba ibintu ko nanjye bimanze narabirangiye oya muhumure n'ibibisha ntabwo bikeneye ubushize naramuvuze ngo witeguye ko nyuma yo kumva iyi nkuru umutwe uraza kurwara na grippe nahise ndwara iyi nkuru kuri kuko njye zambayeho leta arabizi zambayeho nari isohoye muri za nkuru ajya akora iyi nkuru roke yayisohoye muri za nkuru ajya akorera nahise mutapige muna sharing harya ubwo byahise bigenda bitera nyine umva inkuru yabaye ikimomo abantu baratangira bakajya baza bakatubwira ngo ngumva ngo ni byanyabyo ngo yapfuye ibiki n'ibiki bro turahamagara turaruha yanga kutwitaba no se ari kubitaba yapfuye nago ndi kumva nago nyine nshaka kumvisha ko nago yigeze asirangira nyine muri make hari ukuntu iyo umuntu yapfuye phone siganwa nawe waba ati ni runaka uvukana nawe yapfuye bakanababwira ahantu ikiro kiri buze kubera nawe buze gukarabira umujene yagiye afata akora account yindi y'uwo muntu yita Kelly apostinga nkaho ari inshuti ye cyari mukuru we avuga ngo yapfuye yita Kelly ALLIAH reka twihutisha inkuru uzi ikintu uwo muntu bapfaga uwo muntu ngo agiye ngo postinga akabwira abantu ngo ko Alice yapfuye ngo bapfaga umuhungu se gusanga umuhungu uwo muhungu yaraje kuri live nyuma akatubwira ko ngo yaraje utavuga ijambo rya mbere yavuze nyine kuno yise aza kuri live ijambo rya mbere yise avuga ngo kuki muri kunyica kandi narapfa sinabyibagirwa nanjye se ndabyibagirwa ubundi nyine umva biramubabaza cyane gusa niba ari kakababaro kuko kurenzaho simbizi nose mwaje kurwara gute kubera iyo nkuru nyine iyo nkuru twakomeje kujya in deep nyine ngo tumenye icyabiteye dushaka kwigira ba miss icyabiteye FBI na CIA amusanze ngo bapfaga umujama usanga ngo bapfaga umuhungu ngo yamutwaye umuhungu none uwo mubebe Kelly akabyandikira ukuntu byumvishe umukobwa bajyanye bifu afungura account arabeshya ngo ni mukuru we umukobwa yarahari ko ari we yego uri kuyivuga neza no ibyo yarabyikoreye byo umuhungu w'ikiko yakataga amatike Nyabugogo kwani afite inkuru zirutiza dufite izo nkuru mwari bapfuye se ibyo mwaje umukobwa yarabyikoreye byose abatera n'ubwoba muza kurwara kugira abo umusitari dore n'undi yabaye umusitari Rory ari kwihuta ukuntu byagenze nyuma yo gukora nyine iyo scam twabo tuwasanga ari gushaka kuba nyine yamamareho ibiki nyine ibintu nk'ibyo turamukwama hashize iminsi ono nyine twakoze groupe nyine tugiye kuba abashuti nyine ibiki ubwo twaraduhana amafoto legend akaduha amafoto atarayiwe akatujya nkaho turi mu myisha
turamufata turamwihorera. Reka nkubwire twakora nyine natwe reka mbivuge niba ari no kubyumva byumva. Pinterest si muyizi mwese. Pinterest nta muntu utayizi. Ngwiki turayizi. Yego kabisa. Akaba yamaye ifoto mbona umukobwa ndavuga ati umukobwa nakunze ni ALLIAH kwa Yago uyu mukobwa ntagabaho. Urumva ndavuga ati iyi foto nkayibaza ChatGPT amaye ifoto nyibaza ChatGPT ati uyu muntu abaho ahitanye anyohereza ko ari AI ijana%. Noneho urakabya we ndumiwe. None ugiye foto ndayikwereka nawe ndayiga murandumbije. Hari abantu babeshya nanjye kera hari umuntu wanyandikiye ambeshya anyandikira kuri WhatsApp nambwira ngo bitenga amakuru yawe ngo ni umukobwa ariko nkabona nanjye ukuntu asa ntago ari ibintu bisanzwe. Arangije arambwira ngo none se ngo uko nagiye gusura umuhungu ngo nyine ngo tugakora ibintu ngo ngira inama ngo nkwe ikihe kinini nganyumvira icyo kintu. Mwari muziranye se? Ndakuzi. Ajya kugenda se yarakubashije. Kabanura abantu barasaza. Mwari muziranye se? Ubutaho ndumubwira agurezi wani nyine bitewe n'uko. Nimba uri inshuti yanjye koko ukajya mu mikubano numbwiye ko igiye mukaza kumbwira imikubano ngo kanya Shakira nzaza nizaza njya gukora dororo ndaza nguhamagara kubwira gukora dororo ibyo bintu bikunda kubaho. Dororo ni cuncu ngwiki imikubano nawe n'imikubano tw'uduslang pe umva nyine rata Sheki jewe nizaza njya gukora cuncu ndaza nguhamagara mbwa ati ngiye muri dororo uze kungurira ikinini oya ubimbwire mbere ntunagiye ikibazo menye ndabikubwira mbere n'ukuri kw'Imana ako mu gihe mu mikubano numbwiye ko igiyemo uraje nyuma ngo mu mico ariko imikubano bege mu mikubano nyine mikubano ubundi mikubano yavuye ijambo gukuba wayogeye gukuba wagiye kubyoza cyaze bro ufite experience bro oya ngewe nize ku bigo by'ibishinzi bro nize ku bigo bro hariho abana bashyushye bro Shekina wize Shekina yize CSFK yiga ahantu bambaraga karuvati z'umutuku yize kuri aba CSFK apade CSFK noneho CSFK yireke bro yireke acha kuvuga mfite nanjye ndazibye macha kigo nari bari ko naribi niyo mpamvu nkizeho ejo ubwo kisa tona kategori tugushyiramo ninde muri mwe wize kuri joke nibe na joke pe ibi birarushye warahize njye naho nize joke ariko nize CSFK na noneho niga huko kanshi wize CSFK muhe mwaka gusa umbwira abantu bayoboye kujya kubyumva babo bahita bakibinda waje nje nagiye hariho niba ari mupenda vaho ajyaho kibinda avuye ubu ngubu hariho ndira hariho urundi runtu abo bibura ako nyina nahize primaire secondaire ninde uzi ikigo bita mu Rwankeri nawe rero wize kure Rwankeri kiba harya kiba hehe Gana hari abana benshi bize ngo wa Gloria bize mu ma etage ko nakubwo cyagiye gukorayo nawe jutabara umwana n'ukuri kw'Imana ziwani sigaye kuri cyatanu ujye umutabara ariko wanamufasha utitaye ngo nuko yagiye atakubwiye n'ukuri kw'Imana uza abantu nanjye njya mfasha kandi shawo atari nanjye wagize urambwiye ejo tuzajya hehe Nyamirambo ndetse ndakubujije mu njyane nyine ego akira ukuntu ikiganiro cyarangiye ukaba ubigabiye uyu muntu yanditse ko ashaka kugenda we ariko abantu mupanga gahunda z'inyamirambo ntari Nyamirambo se glory shareka emva ndafura ugahunda yanjye uranze kujya mu buyabiri ijoro ndabiretse
ariko njye nababwiye ngo muzaca ku munsi muzi Nyamata dore mwanze basi muzaca ku munsi tujye Nyamirambo ni njye bills on me Clarky bills Sheki nibyo arabyumva Vanore Glory nishe gahunda yanjye kugira ngo ejo nzaze ndi muzima don't try me biroroshye fanshi bills on ngo ntagire uteshuke ngo don't want uvuze ngo iki icyo wumvise iyi yaginde Shakina wongere nkateka capati Shekinabu umva Shekinabu uzongere sibyo umva gutu namamaze amamaza sheri ntabwo mwumvisha igitekerezo iyo myamyawe ijya kwimyamyaza ahandi umva retse wongere ukore groupe ntazababura nijya kubasohokana nyine wongere ukore ya WhatsApp akanyanga mu mutaranda